wa muntu twari turi kumwe tunabisengera n'ubundi twese tujyana kureba umwana ahita we yavuye aho ajya kuba rutwize Gitwaza navuze ati nabonye barudusengana bakarira ibyuya binaniye amarira akaza ukabatiza mushwari kumba aribo bashaka kuguca umutwe yaje avuga ati mwe ntago muzi Clara mwe ugiye muramuzi Shazga yarinda yakanaka uzi ko yamuhaye amafaranga 300 turi kumwe aragenda avuga twinshi cyane byabone birazenguruka bigera kuri wa wundi aramamagara ati kwera ubwo nibwo munyangamugayo bwawe kwera njyewe ujye nuvuga ngo nyasambana nawe swe nari insazi atumva ndakubonye ntumbonye tubyumvikane kuko nakoreye umugisha ntukongere kunza imbere sinari mushobore yari afite umujinya udasanzwe kumusobanurira ko nta n'uruhare na rutana bigezemo emwe nuwo ngo twagiye tugiye kwinginga Imana ngo mfashe ayo mafaranga ndebe uko nyabona Imana ishisha mu zindi nzira urayansonera wampamagaye turi kumwe ntago nari kumusobanura ngo bikunda abantu Imana niba unyumva umbabarenda kwinginze iki kintu kirebe umanira uyu muntu nta cyumweru yamaze ku kazi wese bamwirukana uwo ngo wagiye kunteranya aramurokore wagiye kumfasha gusenga arahindukira yego nkako nkomeza gustragolinga nyine icyo gihe nanabyuka ko kugira ngo nzabone icyo gihe nyuma minervare byarangwaye cyane amasibiye inzira oya byarangiye uretse ubu ngubu nanabivuze ariko ubundi ubwo nyine na nungu bazi ko ari uko nabigenje ari abagore bagira amatiku babeshya ibintu nk'ibyo wa muntu wagwaye amafaranga n'uyu munsi ntabwo aramenya ukuri aya ntabwo aramenya ukuri ese kuki utamusobanuriye gute se kandi umujinya afite atarashoboraga kubisoma wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali umva morale nta ngiranye umva morale ndiho babura hano heza gutya nawe ndi kumwe n'umuntu mwiza mushiki wawe rwose ukunda kandi nawe ugukunda ntugire morale gute se ahatari umwaga nta kibazo poa umeze neza niko poa kabisa ibi byose ni uburyohe byose ariko iyo Imana ihari byose biba uburyohe Claire iyo uvuze ngo Imana ihari none se mbese byago ntukabure byago ntugahore haba mu byago haba mu byishimo dushime umeze gute si uyu munsi yakomeze neza pe neza hose azuga uvuga hose ni hehe hose uvuga ni hehe ndikubukanga se amfe iyo ngenda nkaba mpumeka urabizi ko biba bigenda yegukoma bakuvuga atanameze neza nyine atwamumwe kumukaza wica iperereza Yesu wica iperereza ry'abashaka kumenya ko bitagenda neza ababigizemo uruhare ko bitagenda neza ukica iperereza ukabereka ko Imana byose bishoboye so ngenda umeze fo mu byiza ariko niko ko nuvuga ngo am the baddest yameze neza ejo nabonye agaposte kawe nguvuga ngo ni arakanavuga k'abantu niba kuri avuga ngo kera narasekaga ngo nari sempa ngo none narahindutse so birakurya heko wese urahindutse wigeze uhinduka mu buzima ubwo nyine biterwa niba hari uwajyaga mfata akangira nk'akamarionete ke aha njyanye nkayoboka nkaba maze kumenya ko hari inzira nagomba kunyura iyo tutajyana zaba cya kigo gisigaye gisuzugura shaho gisigaye kimeze
ariko burya uza agaciro kanjye abahari tuwe kuko nsobanukiwe uza agaciro burya umuntu uza kujyana aho ashaka akabona nyuma yaho oya uri kumwe oya ariko oya atavuga utangiye ngiye kumenyera akajogo kawe agatangira kukugiraho nawe nta kibazo ikibazo kiri he akora n'ukuntu uri gukubana Clarisse ndi kugira uri gukubana urabizi eko kutagiraga ngo oya shana garo gukubana nyine umuntu ababikurura byose ugatukurura n'ibindi uriya muri monde deside ibintu babiri kwigira gutya ndashaka uduhe Clarisse w'umwadolescente uyu munsi tubona Clarisse w'umumama w'umustar tuzi dukunda kuri televiziyo kuri radio umustar ndacyane umustar uzi ukuntu abastari barushye umustar aripfuna bikajya kuri solo umustar yajya kuri toilette bakabivuga umustar yaba yabyutse nabi bakabivuga jamani kamera tuzi ni star okay tujye Clarisse w'imyaka 15 w'umwadolescente mudushushanyiriza icyo gihe yari ameze gute umukobwa w'umubyeyi wo mu gipangu uri ku gitsure cy'ababyeyi umukobwa w'umubyeyi wo mu gipangu uri ku gitsure cy'ababyeyi yego ko nagiraga haba papa yari strict ibintu bye byari ku murongo haba mama kandi nawe noneho akaba strict cyane uryo papa yavuga ati ndakorega kuri nyoko bahitaga bumva bibaye ibindi ariko cyambere hari mu babyeyi bakunda guha umwanya uhagije abana babo icyo bakora cyose baduhaga umwanya bakanaducunga cyane ariko si ukuducunga kundi bakatwigisha cyane hanyuma ikindi bakatwigisha no gusenga hari mu giporoso cya cyane mu giporoso cya kindi no kwimakiya atangiye kwimakiya ari uko maze ariko umubyeyi nsigaye nawe urabona ko nakuze ko se wagiye reka nanjye nkakura urumva nyine byari gutya ku murongo naguca ku ruhande oya sha nabyo ku ruhande pe ko no ku ishuri twabaga turi hafi yabo kenshi papa yabishobora akaza kutureba nimugoroba mama samuda akaza kutureba sha ebana twari abasirikare bari ku rugamba ndashaka kumenya gukurira mu buzima bwo mu mbyeyi hari abana tujya tubona mu bipangu ukavuga uti abubu batandukanye n'abakera ariko abubu uzasanga abakobwa bo muri icyo kigero basigaye basimbuka urugo bumvikanye n'abakozi n'abazamu ugasanga yagiye agarutse mu cyumba mu gitondo niba uzabona muri ibi bigo amasantere de rehabilitation y'abanywa ibiyobyabwenge kenshi uzasangamo abana b'ababosi ariko nanone tubigarukeho ababyeyi b'ababosi kenshi ntabwo bakigira umwanya wo kwita ku bana babo cyane naho twebwe yabaga ari bosi yega ariko nanone umwana wamushyize ku ibere ari mu kwaha atari umwana w'umukozi abana b'ubungubu rero impamvu bitandukanye ni abana b'abakozi ni abana barirwa n'abakozi papa ntahari ku manywa nimugoroba wenda afite dine n'abandi babosi mama ntahari ari muri bizinesi mugoroba arajya kwiga cyangwa afite ahandi ajya muri masaje muri sauna n'ibindi abana n'ababakozi abakozi aho nabo yaje yishakira icyo kurya yenda nawe ntafite bwa burere buhagije amuha ibyo afite rero bikaba bitandukanye natwe ba kera twebwe baratwigaruraga cyane kurusha uko umukozi yatuganiriza n'icyo umukozi yatuganirizaga twayakuripotinga biratandukanye rero ntugeranye abandi ba kera nabo ubu ngubu biratandukanye mu makuru mfite ni uko papa yari dogiteri byanze kunze mu gihe cyawe muri ibyo bihe byacu kumva umuntu w'umudogiteri byabaga ari ibintu navuga ngo biri reka mvuge ngo kahari byanze kunze bari bake cyane kumva papa yari dogiteri uri umwana wo mu gipangu dushushanyiriza ukuntu mwabaga mumeze mwabyuka mu gitondo mukabyukira mu mureti bikaba bimeze bite famiye yacu ni famiye yakunze kugenda igendera no ku muco bisanzwe nta by'imireti ya buri gihe twarawuryaga epurutana nubwo njye nawukundaga n'ubu sinawukunda cyane iyo uvuze mu mireti mu bintu by'ibiryo bikaze nibyo twaryaga neza ariko kandi nanone ikiza cya kera bake bari bariho bicishaga bugufi kandi bagafatanya naho ubu ngubu sikise isigaye iza
ugasanga nimba ari kubera ari benshi buri wese arashaka kwerekana ko afite success kurenza undi Yego. undi ashaka kwerekana ko afite ko akomeye kurenza undi ariko kera bari bakeya nyine baciye bugufi bakora icyo bagomba gukora ubundi bakitahira mu rugo papa iyo yabaga afite igihe hari igihe yadutekeraga ubwo nimba ari ujya guhaha agahaha akaza agateka mama nawe yaza agateka yari umusirimu hari ibintu bisanzwe yakunze kuba hanze papa yakundaga guteka da ubundi mwe mukaba icyo mugomba gukora ni gufata igitabo cy'indirimbo cy'abakoroso yego indirimbo zo gushimisha n'agakiza mukicara hari ubundi mukaririmba ateka ibyo byo byari itegeko Wow. ikindi mwibukira Yeah. ni igitunguru zana igitunguru sha zana agaseresha zana mbese uturu twose ugomba kutuzana ukadushyira nta byo kuvuga ngo niba ujya kubizana ariko akadutekera bikaryoha ubundi tukagira mama uzi guteka azi no guhinga ibintu uko ari bibiri mama yarazi guhinga twabaga ahantu hameze nko mu ishyamba imirima akayihinga yashakaga undi muntu umwe umufasha akabahinga akagera hariya n'umusilamukazi yego mama hari ukuntu afite udutoki tunoroshye cyane ntiwanamenya ko yigeze afata isuka mama yarahingaga mana yanjye gusa ndavuga ngo yahingaga gute nk'imashini z'ubu natwe icyo yakoraga mu gitondo niyo mpamvu amenya hari nagize akaboko ahantu nteye ibintu bikunda kuza mu gitondo twajyaga kumufasha gutera niba ari ugutera intabire niba ari ku doke twajyaga kumufasha mu murima akagira n'uburyo yakundaga guhinga utuntu two gukoresha amakonfiture akatwigisha kubitera ibyo bintu uko ari bibiri mama yarabikundaga cyane ko ibyo bintu bihabanye kwa dogiteri abantu kwa dogiteri ukajya mu murima ugahinga rero urashaka kubizana n'iki gihe turimo ntabwo bihuye umuntu ubu ngubu nibyo natangiye mvuga umuntu ubu ngubu hari aho agera muri nivo runaka akumva ko aho yanyuze hose yahibagiwe akumva ko bitamureba emwe no gukuba isafuriya hariho n'abadamu badashobora gukuba isafuriya oya please niba yatetse nta mukozi afite ashaka umukozi uzamwogereza ibintu kubera icyo arumva hari nivo yagezeho ibya bindi nakubwiye ngo kubera abantu basigaye ari benshi bateye intambwe buri wese arashaka kwerekana ko ari the best akagera n'ubwo yibagirwa ubwe ariko kera byose byari twari abanyarwanda bagiriwe ubuntu akagera kwiga akagera kugira akazi keza ko turi abanyarwanda kwanza yari famiye y'abanyarwanda yari famiye isenga byose ni bugufi pe abazi mama no oya mama rimwe akagera gutya agashigisha kamata ubu ni ubushera cyangwa twabyitaga kamata akashigisha hariya kiri ibibindi tukaba tuzi ko hari agacuma ka papa rwose kari hariya mu nguni hanyuma natwe tukagenda tukanywa ibintu bisanzwe bya kera bisanzwe hano ibyo kuvuga ngo nabaye mu kadogiteri ko na mama ntabwo yari muwendere aho yarize akora ahantu heza n'umunyarwandakazi uzi ubwenge pe sibyo nawe ntabwo ari muwendere ariko nyine yagenderaga ko ari umunyarwandakazi hari umuntu ugeze kumbaza kuko Clarisse avuka mu rugo rwa dogiteri ati ukuntu yikomporta ukuntu tumwumva kuri radiyo tumwumva ari umuntu nyine wavukiye mu rugo rw'indushyi sinzi impamvu yabivuze wenda wowe none se ukora ibyo biganiro bitewe n'ibyo uvuga ukuntu nyine ugira inama z'abantu barushye icyo kintu gihuza gute ikibazo mfite iyo umuntu avuga ukuri kwinshi aba ari indushyi simbizi reka nkwereke ukuntu umuntu w'injiji atagira n'ikintu cyo kuvuga nje nkakureba gutyo wemereye mu bujiji bwanjye navuga mbega igipapa cyiza ni igipapa cyagezeyo buriya no mu buzima rya nk'icumi ku munsi iyo yitsamuye amafaranga araza muri bwa bujiji bwanjye butewe n'akangurobate nagiye nkifungiranamo numva ari ibyo ariko iyo Uwiteka aguha ubwenge n'ubuhanga ushobora kwicara avuga ko uyu munsi kuki Mbabazi ijisho ryatukuye niba atananiwe Mbabazi arashonje yenda bizi ko unaniwe bizi ko unaniwe ubu se kuki mbikubwiye hari ubwo wigeze ubimbwira tuje kwiganirira urananiwe yenda sibyo cyangwa ushobora kuba utananyweye amazi ibintu njyewe nicara nkatekereza iyo Uwiteka yaguhaye ubuhanga ni byinshi icyo gihe ubitekereje iyo turi kubikuganira nabwo ko Mbaba maze wigeze unywa amazi Mbaba nijoro waryamye utinze kandi uzi ko uza gukora akazi kandi urabizi ko yaba bitoroshye sibyo nkabikubwiye ni nako bimeze
twari turi kumwe ubu rero ubyumva bavuga ati uriya ni indushyi uriya arabizi ukuntu kunanirwa bibaho arabizi ukuntu disinza ribaho icyo nicyo kibazo rero njyewe imitekerereze yanjye ntabwo iri limite ntabwo ifite umupaka iyo nkurebye gutya ndebamo byinshi byambabaza mba nzi ko Mbabazi nubwo ari umwana mwiza ariko udapfa kumujoga ngo umumenyere cyane ashobora kukugurukana ariko nimvuga ngo Mbabazi ahora aseka ndakumenyera njaye kugutuka njaye kugusuzugura bwabujije iyo wagutse mu bitekerezo na sosiyete ushobora kubana nayo iyo ari yo yose mbaba ngewe ukuntu umeze niyo mpamvu nta muntu wamenya 100%. Wansanga mu bagore bicuruza tukaganira. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha. Ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibiri byiribanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. Niba uri n'ibandi naza nkakuganiriza, niba urushye bikabije naza nkakuganiriza kandi nagiye hasi handi hawe ukavuga uti sha nibyo ntabwo nzi ko n'abantu bumeze gutyo namwe mwaruha pe. Ubu nanjye ndumva niyakiriye ntibijye bibaho se. Ariko nyuma ndagenda nkabundi we umuntu uravuga ngo hari ibitekerezo runaka ugomba kugira kukurikana urinde. Jya muri sosiyete hanyuma wisanishe nayo. Kandi ubundi rekana nagusetsa. Iyo uvuze ubu rise ndi tutarindushya no kwisi. Ubu kuvuye mu kazu kaza mu kandi ya nimugoroba uza kujya mu kandi. Ega nabyo nuburushye. Ubundi ni ndutarindushya. Ntago ari uburushye. Ufite amafaranga are kuki utagenda ngurya. Kurya buswe n'ibyo. Ukire na cya kibebe cyaje cyiza n'ukuntu ari cyiza ugumeye. I know. Shidiri hehe. I know. So twese hari uburyo tufitemo akantu k'uburushyi bwacu najya kuvuga ngo umuntu avukiye kwa docteur ko ari kwitwara nk'indushyi hasi se nimba n'indushyi uri kunkorera iki kugira ngo uburushyi bugabanuke. Bonye basi ubwo ati n'indushyi mukubite ka momo yishimye. Ariko kuki Clara yambara kuriye rwose nka nyine mpereza imyenda singiye nayanga. So tugabanye bra 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 ubundi twisanisha na societe abantu bazajya. Bite n'ibiganiro. Ya ndabizi nige mbona message ate kwararushye pe. Wararushye no kuri ariko mana njye Imana izakugirire neza ufite ihahamuka. Buryo umuntu aba ari kwirebera muri miroir. Bakubwiye ko ufite ihahamuka. Ihahamuka afite ryo kuba yenda tuvuge nka kwa kundi ufasha nk'umuntu babaye. Ukamugira inama runaka. Ngo ufite n'ihahamuka. Watangira kumubwira ati yukrasha iryo ni ihahamuka pe. Ubuse nk'ibyo ngibyo ubizi uti. Nuko ngo uriya muntu buri kubikubwira. Aba ari kwirebera muri miroir. Iryo afite muri we ararishyira ku bandi. Ubundi hari igihe nk'iyo utiyuhagiye unuka. Aho ugeze utangira kwihumuriza abandi kandi ari wowe washize. Ari uri kunuka. So niyo mpamvu rero byo ntago mbyitaho cyane. Hari ikintu kimwe nize mbaba. Kuvuga ibyo ushaka ariko njyewe nzi icyo nshaka nimba Imana itambonaho ikibazo. Nta kibazo na gitoya. Mbese iyo mvise ikintu nk'icyo ngicyo rimwe ntabwo byagucaga intege. Bwa mbere bwa mbere byanakubitana no kwenda hari ubundi buzima nari ndimo nabwo. Ejo bundi niho numvise Pascaline ari kuvuga ati yari ufite depression muri kuganira. Ati ufite utuntu tw'utujwi tumeze nk'udushitani. Avuga ni hari ikindi utongeyeho. N'ukuvugishije
akuzanaho amanda uba wumva wahita umuniga oya ari kugutetaho yeah ako yarakibagiwe kuko arizo reka nkamurengerezeho ngabiri so rero icyo gihe iyo abantu bambwiraga utuntu twinshi numvaga ndakaye byatari ariko ubu kuko maze kugera mu yindi level y'imyumvire ese utarajya kuri iyo level y'imyumvire amagambo bakubwiraga kumva kugusesereza ni nka yahe ngo yatambukaga muti yagasana use koko nakubwira ngo amagambo yabaga ari menshi ni menshi nyine nkayo ngayo yose uhereyeho indushyi waragowe ariko ubundi kucyubaka iz'abandi wowe urwawe ruri hehe ibiki ibintu nk'ibyo ugashaka kujya kwisigura kwisobanura kungu uravuga nka kure ubundi iyo mbona ahantu hari kunshisha mpava bucece ndagukata bucece mbona ufite agasuzuguro ntazi ko kameze mbona uri kuderanja umutima wanjye byawuderanje kera nta kintu nshaka cyongera kwihonda kuri bya bindi nashyize ahantu nafungiranye ndakwepa bucece ntuje cyane mbaba nditanga ndakunda nshobora kwitanga niyo naba napfushije nshobora kwitanga niyo umwana wanjye yaba ari mu bitaro ariko iyo utabihaye agaciro ugashaka kunyereka cyambere sindi wawe niyo naba mparya udahari n'ubundi narya ntago nyambi n'undi hira inzu urasuzugura urindi mu bushobozi bwanjye buke igishoro cya mbere mfite ni uyu mutwe wanjye n'imihumekere yanjye ko atari wowe ushyira orudire muri serivo yanjye ko atari wowe umwuka urumva uri iki ku buryo nyuma yawe ntabaho icyo gihe rero iyo utangiye kubizana yagurukira bucece bya bindi by'amahane byo gutongana oya kuko nzi ko nabyo mbishoboye aho kugira ngo nsigare uvuga ngo uriya mugore ntiyoroshye uzavuge ngo ntiyoroshye ariko naciyeho bucece nigendeye byo kwirwa ntongana nawe ariko ncaho hagenda ukambura nanjye nkagira amahoro ubundi ukavuga mpamvu Clary ufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye barimo n'abasenya ingo cyangwa n'abari mu nzira zo kuzisenya mbese abatameze neza mu buryo bwose bushoboka n'imiryango nk'umuntu yaza akakujomba gutyo ati kucyubaka iz'abandi urwawe rurihe warunje imbere ukora iki uwabikubwiraga se hari igihe wazaga wamara kumugereza he atari komana ukuntu wanyubakiye ubundi wowe bite byawe mind your business ushobora kuba ndi docteur ndwaye mfite n'ikibazo cy'umutima ariko ndi kuvura abandi imitima kandi bikagenda neza icyiza noneho kimwe iyo uri muri ubwo burwayi cyangwa wabunyuzemo ubwo bubabare umenya uburyo urkuje imbere ababara by'ukuri atari byo no kuvuga ngo urumva ngo hari igihe ndwara umutwe utararwaye umutwe ntabwo wumva ubwo bubabare uko bumeze umenye ko umutwe ushobora kugutera kuruka ushobora gutuma utanareba ushobora gutuma no mu matwi hazamo injereri iyo warwaye umutwe umenya uko ufasha warwaye umutwe so rero iyo utangiye ibyo ndabona mind your business wanzaga imbere se gukora iki iyo wumva ntacyo nakumarira izari zananiye jyaho bishoboka sibyo hari igihe biba ngombwa uzareba abarimu mwarimu iyo muri mu rugo baseka ariko yageze imbere y'abanyeshuri ari karumwe rimwe twongera rimwe ni kangahe ni kane vayo hano jya gupfukama hariya kandi mwagera mu rugo mugaseka sibyo rero muri ubu buzima iyo uri mu muhamagaro wawe bitandukanye n'ubuzima busanzwe umuhamagaro aba ari mu muhamagaro uri very serious ubundi ukajya kurwana n'uburushyi bwawe cyangwa n'ibibazo byawe ariko nanone icyo ntongeye kwemera nuko umuntu ashaka kunyinjirira ashaka kumenya wowe urwawe ndagufashije urarwubatse ushaka utangiye kuza kunkandagira nkanda cya kwimenyera ibyawe ubundi ntabwo wari worohewe utangiye guhaga utangiye kuza kumpagirwaho n'ubundi harya ngo utokora umuntu ijisho akaba ari warigira ngo udasire ukuntu wabivuga icyo gihe rero narasitopaga ntagihe wigeze wumva ushaka kurwana mu buryo buri fizike cyane ntabwo byabura pe Yaza Clarisse yagukubise shaka baba wadetse niko ntabwo byabura ni nk'igihe hari igihe umuntu agukora muri kamere yenda uwo munsi yabyutse kamere zakoranyeho
ariko naranarwanaga by the way ariko ko ndi gusaza naranarwanaga pe abantu bakunda kukwita babaga bagukoreye iki barakunda ahubwo ubu ngubu kera njyewe wa kera n'ubu ngubu turatandukanye kera gutongana nawe basi twari kurwana pepa ruturiwe niyo waba ungana n'iyi nzu ufite na proximasi ingana kuriya numve yuko basi umujinya wanjye ushiriye aho ngaho baramudihaga sha nyine twararwanaga ariko ubu ngubu mbo hagati aho ngaho iyo kurwana nyuma hazaho rero kutabona narwana ariko ngize imbaraga nke niba bishaka baze gushyiraho ariya kamera tuze kurwana uri musaza wanjye basi wanteruhe mujinya watuma turwana keretse ye gukirana so nyuma haza kuzaho kuvugana isindwana n'umuntu bitangiye kuvuga ngo keretse abandi bicuruza niba usanga bari kurwana ku muhanda bihinduye isura ntangira gutongana ariko hagutonganya bya hatari cyagiye nageraga rwose n'ijambo nkaba nagushakira ijambo rikamera nk'icumu ricanye ntangira gusenga Imana itangira ko bimbuza vana ibigaba mu bishimwa nkoresha umunwa wawe itangiye kukubuza kurwana kwatura ikintu kibi kuko akenshi iyo naturaga ikintu cyarabaga Imana itangira kunyihanisha vana ibishimwa mu bigawa umunwa wawe nkoresha birangora pe birangora ariko ubu ngubu niyo mpamvu mubwira njyaho kugira ngo ntongane nawe takureba gusa nkacaho nibituma abantu bakumenyera Clary gute wankura heze wamenyera nkuye hese ubwo icyo gihe rero abanaciyeho nigendeye ubundi ukankura impamvu utambuka nuko hari ijambo aba yasize aba yarisize ariko nta kibazo ukarya ukagenda kubita igiparo wari uzi umuntu usanzwe uzi ko ari umunyamahane iyo umushatseho amahane kubona arakurebye gusa arasetsa arigendeye shabira kurya niyo bisigara akumva neza neza sinzi ukuntu bibaye burya icyo nacyo ni igihano gikomeye kandi asigara yikosora ubwe ku bundi buriya yacishijemo ijisho kucyo yanakintu yavuzera bana cya kigo kwe ukuntu ubundi yari kumbwira nabi none aracecetse burya ubu mwemeye noneho aragenda akavuga ibyo ashaka cyakara ni ikigome yamara kuvuga yatogose nyuma bigaca bugufi bikamanuka agasigara mu mutima we aryama avuga ati ariko buriya ubundi se baranzamuvugishe gutera bizagende gutera kandi njyewe iyo nagiye ngenda nk'ifi sinsubira inyuma iyo nafashe decision biba bigoye ko nasubira inyuma mu gifaransa bavuga ngo le silence tue yego icyo kintu narakize kandi namaze kubona ko ni ingenzi umuntu ukamucika gutya atazi icyo umutekerejeho nabonye icyo kintu cya mbere kibaho cyahatari yego nsigaye nitwa umugome ariko ntacyo kugira ngo nyitenyere agashinga mbe urwana utongana wanyita umugome hari ikibazo ariko none kwitwa umugome ni ikintu gikomeye sadepa ntugire ngo ni abantu bose twaje kuri kote y'ibitagenda neza aho niho turi kwibanda kuko nanone nimba unzi ukaba uzi n'abanjye urazi nanone reka burya abantu batuvuga ni abatuzi cyangwa ni abatuzi bashaka kudusenya ubundi umuntu uzakuvuga ni umuntu ushaka kugera aho uri akabona ntari kubigeraho ni umuntu wari uzi yuko uzapfa uri ntaho nikora akabona urazamutse Karara yambaye ipantaro nana yamuhaye ibonara rikaraza arigendeye wari uzi ko azapfa rikanuza uriya niwe uzajya kukuvuga cyangwa se wa muntu wumvise amagambo y'abandi wagutoraguye ahantu ntakuzi amatwi ye yagutoraguye ahantu nimba yahuye n'umuntu washatse kumenyera njye nkanga aragenda mvuga wa undi we bari atangira mfate nabi kibigumana ubundi ikibazo kiri he ubundi we ndabizi numpa agaciro arahari kera kabaye nihagira ikiba savuga yewe uziko nawe barambwiye shango buriya kugira amahane uziko nari nzi ko ntanakuza imbere abantu bakunda kubimbwira yewe uziko nari nzi ko ntanakuza imbere avuga none se umbonye uti afasha wowe urumujyama abana uziko urumujyama uri umupampe aseka nyine ubwo bikaragira bite bisikira niki umuntu yigeze kukubwira kugukorera kigakorogosha umutima wawe bikamara igihe kinini byananze kukuvamo umuntu yigeze kumbabaza uretse ko nibyo navuga ngo Imana igiye imbwira ngo ntihakagire umuntu umbwira cyangwa naturaho ikintu kibi
hari umuntu wamfashaga kuri minerivare y'umwana minerivare z'abana noneho rimwe hari ukuntu hari n'igihe iyo naburaga amafaranga nashobora no kumuguza nkazamwishyura rimwe rero aza kunsaba ko namwishyura amwe amafaranga nayo mfite kandi ntayo mfite tujyana n'umuntu ahantu kanyarira numva nataye umutwe ndayakurahe biragenda gute tukimanuka kanyarira atambwira ko umwana wanjye arwaye ari mu bitaro nagiye umwana ahita ajya njya kureba umwana mu bitaro uriya muto yego noneho ndahita mpamagara ate ko se kutanyoreza amafaranga nawe ugiye kuba umuhemu koko nkiri kumwe nawe twari turi kumwe nawe ndamwanisha reka nkwereka ahantu dirana ari ubu rwose nta mafaranga mfite ndafotora ndamwohereza tabati yawe shakra ntago twabanye nabi ya mafaranga menshi agera hafi 300 amafaranga yavuzemo umwana uzamwondoremo uzanatange n'amafaranga y'inzu ndabizi ko ngubu torohewe wa muntu twari turi kumwe tunabisengera n'ubundi twari twese tujyana kureba umwana ahita we yavuye aho ajya kuba rutwize gitwaza navuze ati nabonye barudusengana bakarira ibyuya binaniye amarira kaza ukabatiza mushwari kumba ribo bashaka kuguca umutwe yaje avuga ati mwe ntago muzi Clara mwe ugiye muramuzi shazga yarinda yakanaka uzi ko yamuhaye amafaranga 300 turi kumwe aragenda avuga turu twinshi cyane bya bintu birazenguruka bigera kuri wa wundi aramamagara ati kwera ubwo nibwo munyangamugayo bwawe kwera njyewe ujya nuvuga ngo nyasambana nawe swe nari insazi atumva ndakubonye ntumbonye tubyumvikane uko nakoreye umugisha ntukongere kunza imbere sinari mushobore yari afite umujinya udasanzwe kumusobanurira ko nta n'uruhare na rutana bigezemo emwe n'uwo ngo twari twagiye tugiye kwinginga Imana ngo imfashe ayo mafaranga ndebe uko nyabona Imana ishisha mu zindi nzira urayansonera wampamagaye turi kumwe ntago nari kumusobanura ngo bikunda abantu Imana niba unyumva umbabarenda kwinginze iki kintu kirebe umanira uyu muntu nta cyumweru yamaze ku kazi wese bamwirukana uwo ngo wagiye kunteranya ari umurokore wagiye kumfasha gusenga arahindukira yego nkako nkomeza gustragolinga nyine icyo gihe nanabyuka ko kugira ngo nzabone icyo gihe nyuma minerivare byarangoye cyane amasibiye inzira oya byarangiye uretse ubu ngubu nanabivuze ariko ubundi ubwo nyine na nungu bazi ko ari uko nabigenje ari abagore bagira amatiku babeshya ibintu nk'ibyo wa muntu wagwaye amafaranga n'uyu munsi ntabwo aramenya ukuri aya ntabwo aramenya ukuri ese kuki utamusobanuriye gute se kandi umujinya afite atarashoboraga kubisoma nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783378096 finally uretse ko yaje no kugenda ajya hanze ariko n'ubu ngubu ntabwo yashoboraga kuzumva uzamuheza basi kino kiganiro ikiganiro cyake mukanya sande bankubwiye ko ari umumama witwa Yvonne wo muri Amerika bati mana yanjye we babazi ndamukunda mu ba YouTuber ndavuga uko yavuze mu ba YouTuber mbona bari honnête nese mugana uretse ko ari na musaza wanjye ko burya mbabe Imana sajye bumugisha urakoze cyane uzimavuze ngo uzakimwohereza azabyumva nagazabura kukireba utigeze uvuga kuri indaya ye ntago azabura kukireba azabura kukireba mbwira undi muntu nawe ndamuhamagaye we mu by'ukuri kumva umuntu mugenzi wawe akwirakwiza ahantu hose ngo Clara ni indaya y'uwo muntu ukomeye runaka yamusoneye amafaranga ibintu nk'ibyo icyo kintu uragira mutuka waragiye ugenza gute wakoze iki nakubye contact gusa
undi yasanzwe ari igihe aza gusengera iwanjye nakubye contact namubwira oya ntabwo bikunze yaragarutse se ubwo yahamagaye kandi namubwira no oya ntiwanamwihanangiriza ikintu gikora ku mwana wanjye sinzi impamvu bingora kukibabarira Imana izambabarire yenda ninjya gupfa izampa akanya ko kugira ngo mbabarire ikintu gikora ku mwana sha ikintu gishobora gukora kuri no kwiga k'umwana I know kandi noneho umuntu muvuga ngo murasengana mwatereye imisozi muramanuka yangiza akaba ari ujya gukubera shitani I know warumbajije nyine ikintu umuntu yigeze kumvuga bikambabaza kandi uwo mugabo wasanga yari n'umupapa wubatse mukuru unaturuta kandi wiyubashye warangiza ukajya kumuvuga ikintu nk'icyo ngicyo umurangije nawe wamwumva ku rundi ruhande oya njyewe rwose nta n'ikibazo mfite kandi nzirikana ineza ye Imana izamuha umugisha n'ubundi aho umusabira kimwe n'uko hari igihe nyavuga ni Imana rigiye gucukurira akariba kaba ngombwa ko kaba afite ina nyine kagasibama izongera igacukura kandi ariko nuko byagenze ntabwo byoroshye wari kutubwira ku wundi muntu undi nawe we ni n'inshingano ze kuba hari icyo yakora ku mwana umwana ajya mu bitaro amaramo iminsi ndangije muhamagaye ntabwo ariko rero numva sinkunda cyane gusaba umuntu arangije arambwira ngo umva wenderanje ndi ku mugore ariko avugana sana wanyine byose twakunze winderanje ndi kugira fanahindura ndaseka uvuze umva vayo umpereza ibyo umpereza ndavuga erega n'inshingano zawe gufata umwana ukagira icyo umukorera ngo urabizi imbeho y'umwana iva ku gitsina cya nyina ni ntabwo ndi indaya yawe ni uburenganzira bwawe ugenda ujyemo uze ujyamo nurangiza uze ufate ukora icyo ugomba gukora yaragusabye ngo musambane cyangwa ujye gusambana hanze urumva ariko nako wabyumvise yewe yashakaga nze iwe uze iwe musambane kandi ari gusambana n'undi na none urumva ukuntu ari akasomborotso kabi cyane ntabwo ndi inguru birya byose toranya byose no erega yewe nawe kuvuga ngo urumva ngo kera warasekaga ntugiseka ubundi nk'ibyo ngibyo umuntu aba ari kubanza kurwana nabyo ngo abyibagirwe baba bumva umuntu yabisekanamo nabyo gute gaseka gute ntabwo uzi wabonye ko nani ni inzu utabamo ntukajye kuvuga ibyayo reka karara uko uje umusanga agutunganyiriza ibyawe ugende umurekere nawe ibye mani uhuye n'ibikomeye mu bantu ariko ntoya ni abantu ni ku isi yose se ninde worohewe se ibikomere bibaho kandi ngewe nzi ko Imana ibiducishamo kugira dukomeze abandi njye ibikomere byanjye nabwo njya mbifata ngo numve ko ari bigomba kunyica ni ikosi impipeta rituma njya kurwana ku bandi kabisa bituma nibaza nyuma yo guhemukirwa n'abantu batandukanye bo wari wizeye genda nanjye nkahemuka erega burya ntawe uhemukirwa ngo nawe ntagire kuri ba bandi umuntu mugiye gusengana wari umwize ko agiye kugufasha kugira ngo uruhuke umutima niwe ugiye kugutezamo umuntu yagomba kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo bigende neza ati banzuze fata umuntu gute umuntu ni umuntu umudefinisa gute umuntu se umuntu ni igitabo gifite amashapitire menshi biterwa rero n'uwo munsi shapitire yawe yagezweho kuri njyewe ishapitire turiho ni wa muntu nyine nicyo ndi kukubwira ubu nimba uyu munsi nabyutse Imana igomba kongera kunyibutsa umuntu uwo ari we ndahura n'umuntu nagiriye neza nsange yicaje abantu nk'amwe mwese kuko ati cya kigore we ntabwo mubizi cyandi iyi shuri none cyanze kunshakira akazi ibigore by'ibikire ngiye byaranyobeye ugasanga yakwicariye bitabaho Imana iba yongeye kunyereka umuntu wikwibagirwa umuntu kra
oya wigena ngo udamarare. Bibiliya nivuga ngo amahanga nzayirukana imbere yanyu ariko ni ruto na ruto mutaba imyirare. Kuko ugiye ubona abantu bose ari perfect wakwirara nawe ntiwicunge ntucunge izamu ryawe. Rimwe na rimwe muri kwa kwirara niho uzabona hariho kwibagirwa ko hari Imana yagukuye ugatangira gukora ibyo ushaka. Ariko Imana irongera ikakwigisha umuntu ukamenya uburyo ugenda buhoro ubwenge. Wari wabona ingwe igenda uko yiboneye igiye ku muhigo irabanza ikarekurira amajanja ubundi igenda bunyi bunyi kandi nabwo yitunye kugiza guhita itaruka sibyo. Rero no mu buzima nuko ibintu byo kwihuta bya buti ni fake. Imana irabanza ikakwigisha uburyo uvanamo amajanja ubwenge bushyire ku murongo ubundi ukagera ku ntego yawe. Nicyo ubuzima bwakwigishije. Nuko nguko ngiye mfata ubuzima. Ntabwo byoroshye. Biroroshye. Kenshi iyo tuganira uramo ibintu bishyashya muri wowe. Ubuzima bwawe maybe ko ari igitabo kinini cyane. Bishobora kuba igitabo ariko ubundi wasa cyane kwa muganga ariko bizabaho. Cyangwa kuri umukinnyi wa filime wazanditseho filime ku gice cy'ubuzima bwawe. Zikibamo akantu nshuti kandi ubu ngubu ikintu kitama akantu si ubu ngubu kuko nabangishakamo iki. Yesu we nta kantu karimo. Filime ntago ari cyane pe. Ntago ari cyane. Turi kumwe na boss. Nabibonye rwose kandi nahoze mvuga muri Sunday Park. Naza gukoramo bukwera. Nta mugabo ufite yerekwa ngo aritambutse bose ari hano azaduha discount ubundi dukore mu bukwe kandi uzakubona amafoto azaba ari perfect mwe muzaze murebe ndahatwitse kandi ndi kuvuga ngo ufite yerekwa nyura kuri Mbabazi rega ndi gusaza sinkura nk'isabune none nibagire vuba urivugira nyonde uvuga ngo umusore ushaka gutambuka yerekwa ntibyamaze icyumweru abonye atarahise abonye umugabo w'ikibyambya ngomba kwivugira hari kera Jesu ukina ngo ndabatumiye mu nama yo kandi muzaze mwitwaje sheri n'umugore nzarongora na Clarisse rero muzaze muri Sunday Park mu bukwe abakora decoration baze abakora n'abakeke n'abinzoga n'icyo kurya byose n'abambara mwese muzaze mwitwaje n'uwazahitamo. Icyo nzakora ni ukuza nambaye kigenda. Wizera ko avamo umugore mwiza? Nizeye 100% ntari biryanjye. Ese wowe urumva nabisubiza inyuma kuzukina nase mvuga ngo hoya rata wowe try me ndabizi nzakunyura try me ninjewe waburaga ariko mbaba wanyureka kuncubuza oya nagucubiza reka da ajya ni ya Sharina Nina uskari byo navuga ari ngiyawe ahubwo oya ya Sharina Nina uyu munsi rero navuga ngo amahame 3 Clarisse bite n'ibyaciyemo mu buzima kuva akiri umwana muto cyane umwana kwa docteur ariko wisanze none no mu bundi buzima burimo abamuhimbukira burimo kurwana n'ubuzima kurwana n'isi. Ni amahame ki 3 navuga ngo usigaye ugenderaho mu buzima bwawe? Icyambere gukora ikintu kinyura. Kwigihe nashakaga cyane kunyura abandi narahakomerekeye kandi ntibabiha agaciro. Gukora ikintu kinyura kidatandukanye n'uburyo ushaka kandi nanone kitangiza reputation y'abana banjye kandi nanjye ubwanjye kitangiza reputation yanjye. Ikinyura. Cya kabiri gusenga nkuza gupfa mu minota nk'itatu. Ikintu cyanjye cyose no gusenga, drogue yanjye no gusenga pe nawe urabizi. Icyo gihe uri kurira uri guseka. Oya rero gusenga ni nka kuno umugabo abonana n'umugore. Ntumenya ntago ujya gusobanura ngo urumva mbanza kugira gute iyo nagiyeyo nibwo menye uko byamarangamutima yanjye niyanyobora icyo ngomba gukora. Mwuka wera kanyobora. Ntago nagusobanurira ngo ndarira cyangwa nseke oya biterwa. Hanyuma ikintu cya gatatu kwakira buri muntu. Kuko burya n'abandi ubona batubabaza nabo bifitiye ibikomere babuze ubabumbatira
abantu twese dusigaye twizengurukaho hari umuntu ubura umubwira ijambo ryiza ngo rizimye wa muriro w'agahinda kamuteye kuvuga nabi kamuteye kubona abantu bose ari inturi kuri ari kumubwira ijambo ryiza akaba yakongera kaka muntu wa mucyo ukongera Dirane umwana wanjye n'ukunda gusenga avuga ati Mana babarira mama nagenda umubera umucyo nanjye umbera umucyo buri wese yifitemo inyenyeri ariko kubera igicu kibuditse cy'ubuzima arimo inyenyeri ntabwo imurika ngo bigaragara so rero buri muntu nzi ko agize Imana akabona uwatuma inyenyeri ye yaka nawe yaba mwiza nakira buri muntu uko ari bitabujije ko ari binkomeretsa ariko ubu namaze kubona ko uko kuza hari uwankomerekeje nawe nkagutumura nkakuhemukira nibyo nta muri perfect se njyewe ubwo sinahemuka ko nyuma njyewe no ntabwo njya nkunda kubabaza umuntu nabigambiriye kandi kenshi nkunda no gusaba imbabazi iyo usanze uwo munsi ndi n'abaye akadayimoni iyo yakote Angelique yanjye igarutse ndazangusaba imbabazi uzime cyangwa uzinyime ariko mba nakoze icyo ngomba gukora rero buri muntu mwakira uko ari icyo kintu cyo ibyo bintu bimfasha kubaho numva ndi free wifuza ko uzasaza uri mu biki mbere abandi urumuri uje anyegera wese atahana ibyishimo hariho ababa bameze nk'amayesikorupiyo niyo wakora ibyiza birusha ibya Yesu atanyurwa ariko raje mpamvu nakoze icyo ngiye ngomba gukora si kuba njye ndeba sinawe ko mfite abana benshi nabyeyi bawe ko mfite abana benshi uzi iyo bateranye n'abagabo banakuruta abadose barakuruta ko ati rero mukecuru njye ikintu yanyigishije ukabona umwana wanjye ntago ajya gushurashura nagira gute avuga ati mukecuru banyita mukecuru njye bavuga muri famille niko banyita mukecuru yanyigishije kuvuga ukuri nize kuvuga ngo nimfa n'ikimuzanyibukiraho buriya ngiye nkwereka ama screenshot nafashe mukecuru nakwigiyeho kuvuga ukuri nakwigiyeho gushaka ibyiza by'umuryango ibyo rero ni byiza iyo hari inkuru nziza cyangwa hari umuntu usigiye icyiza no kwikosora donc icyama nkabera abandi urumuri mu gusaza kwanyu wifuza ko mbere yo gupfa baramutse bakubwiye ko usigaje umunsi umwe wo gupfa mbere y'uwo munsi wabimenye ko ejo uzapfa uwo munsi waba umeze gute Clary nawe ujya gute uwo munsi waba umeze gute wa mbere yo gupfa niba ejo uzapfa uyu munsi waba umeze gute wakora iki wowe utegura gute mbaba uyobewe yuko atari ubwa mbere iryo jambo naba ndibwiwe ntabwo uzi ko hari igihe nigeze kuba wambwira ati ntuzamara n'ibyumweru bitatu ntabyo ufite imbere yawe so rero niyo mpamvu rero bitankanga cyane ikintu cyokora cyo nakora nahamagara abantu bose mfitiye imyenda ko nindya bavuga sasa burya ntabwo yari ngiye sindi umuhemu hanyuma ikindi nkahamagara uzi ko wese yuko yitirirwa gukora umwana wanjye n'abuzukuru banjye maze kugira batandatu undi wavutse yego tukicara tukaramya tugahimbaza kandi ikindi nkunda guteka neza mbaba nta kwambara nabi ariko nkateka neza nkunda guteka neza hafi amavuta hafi ya ntayo ibintu by'ibikabyo ariko sha nkateka neza abana banjye bakarya ku buryo bazavuga bati muri ino fete ya mama yo kumusezera cyo umupapa yadusezeye neza turangiza nkiciraho Yesu yaruza cyendeza kabisa ntawe uzatura nk'umusozi nkiciraho ni ijambo ki wabwira abana bawe wifuza kubwira umwana wawe nko ku munota wa nyuma uvuga uti niryo rya nyuma mwikwitwara uko isi ishaka ko mwitwara isi y'ubu mwitware uko umutima nama wanyu ushaka ko mugenda ikindi kandi musome cyane icyo Imana ibashaka hari icyo mukurikiza kuri mwitware uko isi isigaye igengwa n'umwijima ishaka ko mugenda uko nabareze ntabwo ariko muzasaza mukore uko nabareze mundebereho ikindi cya kabiri mumenye icyo Imana ibashakaho sawa nciyeho gahita nca napfa nkomereje cyangwa napfa nkanuye ariko
icyo nzi cyo iyo upfuye utuje ntabwo usaranganya ntabwo wisaza no mfata ikiranutse gasinzira neza asanga wabuze kujya mu ijuru aya sha nakubeshye uretse impuhwe z'Imana Yesu guteze najya mu ijuru ndi kuri Yesu nta segonde nshobora kumara ntacumuye ibyo ntibishoboka icyo nzi cyo Imana irebye ku muhate mfite wo gukiranuka yavuga mwana ngwino muryamye hano shawara babaye mwana wanjye iko cecekere uramutse n'Imana wayirira gute wayibwira iki sinzi hobera nkayihombanya wow Yesu we ayihobera pe ariko uzimana imbabarira uzimana inyitaho ntafi uzimana imisha Imana ubundi iyo ngewe ntunguwe n'ikintu cyane urabizi ko ngira urukundo ruteye ubwoba iyi kintu kinunguye cyaba kibaje cyangwa icyoroshye uzarebe nkunda guhita mbanza guceceka ku buryo ushobora kujya nimba ukimwe nko kuri telefone ushobora kugira ngo nanakopye nkabanza nkabishyira mu nyurabwenge rero nyibonye Yesu yakwihanganika bifite umubiri ariko wasanga roho ihobera indi roho simbizi ariko ntayihobera pe sana kuko naba mfite byinshi kandi cyiza iyo ngo imenya ibyo tuvuga tutari twanavuga kubera uburyo byaba bibyigana cyane muri njyewe nayihobera gusa yikagenda yitoranyirizamo bimwe nabyumvise ibindi ese nibi ikitoranyiriza ko naba mfite ibintu byinshi byo kuyibwira sana kimwe muri ibyo ngibyo ni igiki Mana wanciye iki wa mugani wa Daniyeli wo muri Bibiliya na papa yitwaga Daniyeli ndavuga muri Bibiliya wanciye iki kwemera ko nkumenye wanciye iki niyo nagera ndimo ntekereza mbese maye ndi iki kuri wowe ku buryo nkunda niyo byansajije ndongera nkibuka aho Imana yigeze kuba yamvana avuga Mana nubwo uyu munsi umeze nk'uwantaye nk'abandi akunda gukunda hari icyo genda uzagaruka nta kibazo kandi nukuri muri iyo minsi iragaruka undi Imana pe nayo irabizi ko nyikunda kwanza nako nakubwira ko biti ni gute inkuru yavuye hariya abamisiyoneri bakaza bayizanye baducamo kangahe ariko ukihangana ukavuga uti nubwo bari babi ariko kwa kundi ushobora kuba umuntu yaje nko kugukubita yamara kukugira inogi akahata nka portefeuille irimo nk'ibimiliyoni kikagenda cyakuzahaje ariko ugatora portefeuille irimo amafaranga uriya n'abamisiyoneri niko bameze baraje baraducagagura abanyarwanda twari dukomeye baratwumye ariko hari akantu kamwe k'ubutunzi gakomeye Imana y'u Rwanda nari kuyimenya ariko icyo gihe nyine sinayimenye uko nari ntaravuka ariko aho navutse iyo bavuga ariyo nabo narayibonye Soroni kaga portefeuille umwanzi yaje agataho yarari ndagatora akamviramo umugisha akaya kantu ko kumenyesha Imana barakoze nababwira iki ariko akantu ndagakunda ni iki wikundira kurenza ibindi byose ni iki wikundira kurenza ibindi byose yego ndihangana ni iki wiyangira kurenza ibindi byose gira icyizere cyane urabyiyangira se ndabyanga ko muri icyo cyizere abantu bamfashe ko ndi naive baranjorogotora kandi ikibabaje cyanjye mvugo ry'ibyo kabisa nubwo bwose nyine byananiye kubivaho niyo uje ukazaba imbabazi mba numva uri seriye kumbe hari abo mba ameze nka ba bandi umuntu aguhushwa ukamuha nka Kalashnikov iriho ntuza yose kugira ngo akurangize ibyo bintu nkunda kurwana nabyo kandi ikindi cya kabiri ndakunda ku buryo niba mpemukira 100% binanira kuko ivanamo ahubwo nkanakurwara kandi umpemukirana nabibona ko mpemukira cyo ndakiyangira cyarananiye sinzi impamvu mpangayikira abantu banyica urubozo kandi nkumva ndabahangayikira namenye ko rwaye nkumva nanapfa nkumva naza no kukureba kandi mbizi ko nje wa ariko nyine ibyo bintu ntabwo biratungana muri njye sinzi ko bizapfa no gutungana mu bana watubwiye ufasha nzi ko ufite abana babiri wabyaye mu bana ufasha oya nagomba afasha ndabarira urera kuko ufasha ushobora no kumwima gufasha akagenda ndabarira iyo urera umwana ntaho yajya ko byashinda kose oya ibyo byaje bite kwa kundi umwe aza yerisize uko ari igihe nigeze kugira icyumba cy'amasengesho
uwo mbonye bikomeye nkamurera akagenda akazana n'uwundi rero ngiye mfite kwa mama uzaza unsura undi yaza nawe akahakwamira ni uko umuryango ngenda mbona ukura. uyu munsi ufite bangahe? umunsi mfite 12. 12 urera? harimo n'abanjye 2 hakabamo abuzukuru banjye 6 n'abandi 2 ntegereje. Yego zababaye 8 abandi nyine baratwite. Félicitations. Merci. Bamfuro bagita mukecuru. Okay. Ukuramo ibyishimo? Sana. Yesu we uziyo baje bagafata matera bakayiryamisha hariya nkaryamamo ubundi bose baje. Umwana mfata ku zuru undi afata ku mutwe undi apfura umusatsi. Ubwo abakobwa niko bari hariya ngira abahungu bazi gukora bazi no guteka. Abahungu bazi guteka cyane nakura bizi ko abahungu banje bazi guteka. Abahungu icyo gihe baba bagomba guteka bagomba kuba byije. Ndazavuga se umukecuru se tukakogereza ibirenge waretse tukagukandira umugongo nyine rwa ruseko rwa disidora ndarukunda numva ari indirimbo indyohera cyane. Icyo kintu ni cyiza cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Muntu nyine azanagufasha bagusapotinga mu buryo nk'ubwo ngubwo uwo ni umutima utagira abantu benshi cyane. abantu barakubiswe benshi gifite ngo haracyari abantu basapotinga abandi. Why not? Nibyo sungu umuntu ashaka nabitana akabibura. Shakra reka mbanze nkubwire hari abantu umuntu ashaka kugeraho umugisha nk'umuntu ngo nk'urugero ushobora kuba naratekereje kuba narira abana ariko wenda simbigirira ubushobozi si ubw'amafaranga ubushobozi ni bwa bundi bwo kuvuga ngo ese mu by'ukuri nzabigenza gute ese mbona ari Imana ibikora ubushobozi bwo kuba naseka nawe mfite ubushobozi bwo kumusanga mu rugo ntugira ngo bose bari perfect hari ukubabaza ariko njye barabizi ko nta gukina ngira barabizi nabera bisaza rimwe nzazana nk'abahungu banje dukorane urabona harimo n'abapapa bakuru yabinzanaho ntabwo yabizana ariko rero ni nabyo byiza igitsura cy'umubyeyi c'est bien rero ubushobozi ngiye sobanura ubushobozi bundi mbona ari Imana igihe cyawe ibikora irabikora bigakunda. Ireko gakunda. Ukuri bone bikunda. Katwisoreza ikiganiro. Nyakumba ariko nyine ntacyo nzagaruka. Izina ry'Imana. Nukuri. Nzagaruka. Wamubonye Shafi? Namubonye Shafi. Musaza nemera cyane. Musaza ndakwemera rwose. Nkunda uko nazi gukina tereta. Birenze kwemera. Ndashaka ko uzadushakira agasena kantereta. Cyo tuwaje ntago yaje siba byapfamura. Siwe ngubu natereta kayugakunda. Wowe se? Sigaye mbona narabaye hata kumenya byakunda nkongera nkirya. Reka nahe nzagaruka. Ugitanga nimero ya telefone hari umuntu ugushaka njye navuze nk'umuntu ushaka kugusapotinga hari sapoti hari umuntu ufite proje ndabyitsa umuntu ufite proje ukumva nyine yagiye mu bintu byawe ariko ntubishoboye akabutereka mbicishije muri Clarisse abinkorera Imana izameramo umugisha icyo gihe uba ukoze ikintu gikomeye cyane njye ndumva aho ngaho someone can support you kandi birashoboka cyane wivuga ngo it's possible man it's possible hajya ubushize bahaye ariko ni 07 8 7 3 6 9 iyo ngiyo niyo nkunda gukoresha cyane. Nenge kubaza ngo harya nimwe yanditseho Clara. Mfite nyinshi zanjye. Ngewe mfite nimero rwose nk'iz'abaseyi ariko niyo hari yanditseho ngo Clara yanditseho Wineza yanditseho Sister ubwo hari yanditse mbese zose ziriho. Niherwa na 071 yego zabarenshyeho rero. Wakoze cyane. Hakuzajya umpiningira akaririmbo kanjye. Cyagiye watumye cyano yanjye yongeje Imana igumugisha mbaba. Reka mbwe Imana igumugisha nk'abantu muzajye mumbabarira ni mujya gusenga isengesho rya 9 ry'Imoze Imana. Musengero no muhungu ni umwana mwiza suko muri imbere nge sinjya nkwera abiri ariko ni imfura kandi mbaba uri imfura. Ndetse kankubwire nayo mpamvu abantu bakugirira ikize uri imfura kandi uzabigumana. Ikindi kiza cyawe bishyira hejuru kandi ukomeza ubundi wakagombye kuba uri Imana ikumera umugisha ndawugusabiye
ndi mushiki wawe mukuru ufatiye iry'iburyo Imana ikomera umugisha kamera ariko ubwigendera abandi nawe ntigusige murakoze thank you so much Imana iguhe umugisha uri umugisha wa twese umugisha w'abantu benshi cyane wese kubera umugisha abantu benshi cyane ukomeze utubere umugisha ariko natwe tujye tukubera umugisha ntukubere umugisha abantu gusa ako kantu kiteho abantu benshi bakunda kuza mbahoze ariko njyewe iyo ndira mbona umpoza rero twese tugirane imigisha sana uzi niyo nje wowe kugira ngo wumve icyo ngiye kukubwira ugahita umbwira ati wakubwira njyewe kare ahubwo mbwira mbigenze kugira ngo uzantege ugutwi nanjye ariko nta kimana iranyumva ariko burya Imana ikorera mu bantu urakoza ako kantu kukavuga kabisa thank you so much Clara welcome